Yes, mbahaye ikaze. Uyu munsi yakubwira byibura ama application 10 wakabaye ufite muri telefone yawe. Bitari ibyo, telefone yawe nta kikumariye. Application tuzaza guhera ku mwanya wa 10. Application bita Shazam. Shazam rero iyi application nkubwire ko ikorana ubuhanga cyane bwita iyo twakunze kuvuga nkayo bita artificial intelligence, kuko iyi application ni igufasha ko wamenya izina ry'indirimbo runaka cyangwa se filime wumvise aho ngaho. Ndetse iyi application kandi nkibutsa ko ikurinda kuba wagenda ubaza abantu amazina y'indirimbo wumvise cyangwa filime. Iragufasha cyane. Turaza kuza kureba application iri ku mwanya wa 9 bita audio marker. Iyi application iroroheje cyane ku bantu bakunda imiziki, igufasha gutunga cyangwa se gutunga imiziki yose ushaka muri telefone yawe. Iyi application kandi ntabwo igipfa kuboneka ahantu ahariho hose, ahubwo uyibona muri application bitagusabye igihe ushaka kandi mu buryo bworoshye. Turaza kuza kuri application iza ku mwanya wa 8 Gmail. Niba udafite Gmail urabura iki ngo uyigire, gusa nizeye ko uyifite. Gmail rero igufasha gukoresha email yawe mu buryo bworoshye utifashishije browser cyangwa se iyindi website cyangwa se iyindi bita Google browser waba area yose. Niyo mpamvu ngusaba ko ufite iyi application bita Gmail. Application iza ku mwanya wa 7 Tap and Go. Niba utuye mu bihugu cy'u Rwanda, amahirwe menshi ni uko waba ufite ikarita bita Tap and Go. Iyi karita rero ntiwabona uko ugenda mu modoka rusange cyangwa se bita public transport. Iyi application igufasha kureba no gushira amafaranga kuri iyi karita yawe utiriwe uva ku murongo cyangwa ngo ugendagenda ushaka kwikisha umuntu wayigushiriraho cyangwa se agushiraho amafaranga. Application iza ku mwanya wa 6 bayita Zoom and Webex. Muri ibi bihe udafite application bita Webex ushaka kuba utari umunyabahigwe, kubera ko imashini igikoresho kitwarika byoroshye kidatwarika byoroshye. Iyo ufite Webex na Zoom witabira inama mu buryo bwihutse cyangwa se mu buryo bwiyakure cyangwa se iyo bita online conference. Application iza ku mwanya wa 5 Google Drive. Nukubwira ko iyi application iri muri zimwe ukeneye kuba ufite muri telefone yawe, udashaka ko telefone yawe ijyaho ibintu byinshi kandi bikeneye. Iyi Google Drive kandi ikigufasha ni ukubika amadosiye n'amafoto byawe muri Google ku buntu kandi bitakugoye. Ikindi kandi byongeraho ni uko byizewe kuvuga ngo uzayabura igihe cyose ufite email yawe. Ntibibaho ntushobora kubura amafoto yawe cyangwa se amadocumentary waba warabitse kuri iyi Google Drive. Application iza ku mwanya wa 4 bayita World Web. Ubyizere rwose, iyi ni imwe mu nkoranyamagambo cyangwa se dictionary wabona zizeye kuri internet. Niba uhuye n'ijambo udasobanukiwe nta internet ufite iragufasha. Iyi World Web irimo amagambo arenga 160 n'ubusobanuro bwayo byumvikana ko ari ngombwa cyangwa se ingirakamaro muri telefone yawe. Application iza ku mwanya wa 3 bayita Adobe Scan. Adobe Scan rero kimwe mu bintu bigora abantu benshi muri iyi si ni ukubona amadosiye soft cyangwa se amadosiye ari soft. Bisaba ngo ufate urugendo ujye gushakisha ahantu, ndetse binagutwara amafaranga yawe kugira ngo ukoreshe soft cyangwa se ibintu byari hard ubihindure soft. Kuki ubundi utabyikorera? Nta mpamvu, kubera ko Adobe Scan ikikora ni ugufata amadosiye yawe ari hard copy ikayahindura soft mu buryo bworoshye cyane. Application iza ku mwanya wa 2 iyo bita My MTN cyangwa se My MTN Momo. Izi ni application ebyiri ariko nta kabuza rwose kuzitunga muri telefone yawe. Ni ingirakamaro niba udakunda uburyo busanzwe bwo gukoresha MTN. Ubusanzwe MTN twifashisha akanyenyeri 182 urwego cyangwa se akanyenyeri 31 urwego ndetse n'izindi. Ariko My MTN cyangwa se My MTN Momo zo siko zikora, ahubwo bakwereka amakuru yose yerekanye na SIM card yawe
mu buryo bworoshye, byaba amafaranga no guhamagara, aya momo n'ibindi byinshi. Application iza ku mwanya wa mbere bayita Google Documents cyangwa se Google Docs. Hanyuma indi application ugomba kuba ukeneye muri telefone yawe ni Google Docs. Iyi ngiyi yo igereranwa cyane na Microsoft Office kubera ko bikora imirimo isa, nayo igufasha kuba wakora akazi kose kajyanye no kwandika kuri telefone yawe. Iyo ufite interinete uyifashisha ukandika amadosiye ushaka, wanabasha kuyikoresha utagombye gukenera interinete. Ikaba yakira n'amadosiye yari mu bwoko bwa Excel, Word ndetse n'ibita PowerPoint. Ntatinze, ese urabona aya application avuzwe haruguru ko ari 10, buri yose ifite icyo yagufasha muri telefone yawe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi, mu kazi, mu myidagaduro n'ahandi hatandukanye. Rero nakugira inama yo gutanga izindi application za telefone twaba twaribagiye kuba twababwira kuri iyi video. Nkibutse ko izo application ziboneka kuri App Store ku matelefone ya iPhone ndetse no kuri Play Store kuri telefone za Android. Nubona hari application twibeshye kuvuga ujye muri comment umbwire. Ndabashimiye. Yari Massage TV nk'ibisanzwe.